ubu kujyayo iki kintu ngira nkuzana none abaparika Benz ahanga maze ukagivimviramo nicyo gikarata ukagenda na rinete maze ukarakuta umugore muzima ukareka kuri ubeshya Rwanda wotse imiteja gusa. So murabizi bano banje banjye driver muri Kigali ndetse no hanze ya Kigali ku bantu bifuza ko twakorana mukeneye driver mukeneye umushoferi wo ku munsi so mugema mukeneye ko kujya mu ntara cyangwa se mukeneye ko gusohokera nk'ahantu muri Kigali mukeneye ko kujya mu bukwe murabizi ko nawe ndi umushoferi mugomba guhamagara ngiwe kibi ugomba gukora. So ndanababwira yuko mfite amamodoka meza cyane nkodesha muri uyu mujyi wa Kigali abadiaspora abanyarwanda ushaka kuza mu gihugu cy'u Rwanda mujye mu mpamagara mbaye imodoka nziza cyane mukajye mu makampani ngo nibarangiza babahangika amamodoka ya fake. Ngira ngo imodoka mwayibonye ko ari imodoka nziza cyane imodoka dukodesha ku kwezi cyangwa se ku cyumweru. So guys ndagira ngo mbabwire yuko ntahandi mugomba gukora imodoka nziza cyane atari mu company iwacu. Murabizi ko n'umuntu wanyu Mr. Kiwi nanabitse gukora subscribe kuri video zanjye isarizo zose kandi nashimira abantu dukorana umunsi ku munsi. Hari abantu bampamagara bakama akazi ka driver abo bantu muri nkora mutima ndabakunda cyane kandi iwana kuba muhora munzirikana ibintu by'agaciro. So nanjye kandi ndabakunda cyane kandi nzi ko dukorana neza abantu banjye mwese ndabakunda cyane mukore subscribe. Bye. ubundi se abandi bakozi ibyo ngibyo cyeka nta n'ubizi ariko okay barabizi bazisheri wanje gusa ariko nta uzi ibyanjye na boss wanje. Hari kuzikura umwana nta uzi ibyanjye na boss wawe ubwawe urirwa umbwira ukuntu wirirwa widegenda muri biro kwa boss wawe buri kantu kose akuzanira nta uzi kubera iki akuzi ko abantu ni mwibanga neza nsigaye nisanzura Suzure n'ubundi we kandi ubizi neza ko leta ibakurikirana ubwo se nimara kumuguha bakazambaza aho yagenze asobanura leta ni ngewe nawe uri kubyumva nose reka nkubaze leta yamukwe mu kigo cy'imfubyi harwo leta yamubyaye se none baramubyaye cyangwa mufitiye impuhwe yari kumurera none baramukuzane mubyaza umusaruro rero kurata igikara ngaho gutyo gusa utamara uvuga ngo amafaranga uzabana ngo uzi gukora business yiyese urasamye gusa nagutera ubwoba se erega uri gukira n'amafaranga uriya iya ni imari yigendera we muzane tumukoremo akazi ikibazo kirangira n'ibyo byo kumbwa ngo nzane mushiki umugabo wawe ibyo nk'ibyo ntabwo biri mu izo santima zimire none uremera ko ushobora kumura mukobwa akavugurira mwana nubwo mfite akandi gakino kanjye ngomba kumukinisha ndusha gukinisha hanyuma ese niyo mpamvu utari kumumpereza umutegerejemo kandi gakino kagira inkuru rero ngaho mbwira ako gakino kandi umutegerejemo n'akari nagira ngo nanjye ngudahe amagambo mwana ese sinumva utegereje ngo kagira inkuru niyihe diri usuzi nakora ntakubwira none se nyine rego nakubwiye ngo urasana ni ukuri ko urasanye pe ariko icyo nakubwiye cyo ni kimwe turi muri business kandi muri business nta kurangara turazubara gatoya na bara polisi twinjije muri business baratuhinduka ngaho igihe bitekereza ako se ngo igihe kiki ubigiye cyose gishize ko tutabitekereje uriya mwana keza niba ari keza niba ni umuzigo kuri ngewe mwana umugabo arataha ngo mpereza umwana nagera mu minsi mikeya bakaza bamuduhaye bakaza kumurera nanjye none ndahari mpereza umwana nase nzasobanura iki uzasobanura iki se nimba umbwira ngo uzi business mu mutwe ubuzapimbe n'amagambo ugomba kubabwira mbene mudaganira n'uwo muntu gusa ariko ngiye kwita ndi mahezi ntawe ukambangaza gusa ariko nandi kwa bimeze ngo aho ishaye umukono ngeze mu rugo ngurarandakaza anguze mu bwonko ambwira ibintu byinshi ngo bagiye gusakara bagiye kutubagira ngo urugo rwanjye rwaje gusa icyo umugore wawe utera stress cyane ndamubaza ngo mushiki wanjye ari he urumva ko mugari twize umutwe neza musige gusa tunibande ngo yugo do usikoza tumusaza vuba
akantu ni keza urumva satuma azatuma umusaza ukubona nungu wanyuze n'inje mu nzu mise nkatanizira no muri office ndabibona amaso yawe shayi n'ukuntu ariko ubwo nakubonye buriya ngiye kumera neza sibyo sheri nta kibazo rero ko mukora ikano heza n'ako kantu umuntu atazi kuza kutubura sibyo akantu ntabwo ari kumbona ahubwo urumva ndashaka gufata iyi konti ya kampani nkakugira ari we mubitsi wenyine nanjye ubwo ari nkayambikuza mbikubaje manda mwisha sheri ugenda ukorera utuntu kuri kwimara bikande nshaka kubikora kuko uriya mugore wanjye afite tageti yatangiye kungendaho amaze by'amafaranga ngo ndashaka kubikuza ndashaka kugira ute ariko urashaka ko murahuza n'amakonti igihe cyose atangiye kuzana poroje runaka aba afite umupango reka nukuri nakubwiye azatuma umusaza kandi ibyo ngibyo ntabwo ari byo rwose utazinza kwifatira neza wabona cyane heza mu maboko meza sheri njye nawe turacyari bato ntabwo nanjye wazegera urira amazi sugwarira ndi nizere ko ibi ngibi nyuma yabyo batazabaho inkurikizi y'akarira imeze ute ndakwizera ibazano ngiye gufata ngiye kugenda kubera ko uriya mugore sinakwiye kutasezeranye urumva twahuriye hanze tuza nyine twarakundanye sibyo nyine abantu bafata ko nyine rero umugore n'umugabo ngo icyo ariko jewe ndashaka jewe akazi uriya nyimari igenda wishyira santima imbere cyane ushyira umugabo imbere cyane ese ubundi uriye agutwaye anabimenye ku mugatandukana ikibazo kiri hehe gutandukana byo ntacyo bimbwiye ariko hari icyo umwana yimukeneye kandi narakubwiye ngo icyo ushaka ni amafaranga ngende gutyo bira amafaranga ariko se njye nakubwiza umwana ubundi amafaranga yawe nta kindi kintu nanjye rero wikomeza kumbwira ngo nate uwo mugabo ngo nkazana n'undi uyu mugabo afite icyo mukurikiye umukurikiranye wese umukurikiranye w'iki kindi buriya bwana umukurikiranye w'iki kindi mbwira mpuzana noneho abaparika benzi ahangaha maze ukagivimviramo n'icyo gikarata ukagenda na rinete maze ukareka utaba umugore muzima ukareka kuri ubeshya rubanda wotse imiteja gusa mbwira se mpuzane kontineri y'abagabo bafite intuza ikofi igihe gito yamitekereze ku byerekeye turebe ubundi buryo dushobora kubikoramo ikibazo kigakora ngo aya masaha 72 nanagiye kandi neza se kuje kubagaho bimeze bite sha muto nakubizi akujuna mihangana n'ukuri ushobora kuba nkugora cyane n'inshuti ziberaho mura ntabwo ngora use buri kamwe kose nzajya nza nkugisha inama turi inshuti ntukagire icyo uhisha pe jya unyisanzuraho dore rero ubwo ngubwo ubona bosi wanjye na wa musheri wanjye agenze guteze umwe aze ababisikane ngo bashaka kubonana bashaka guhura ngo iki ngo bashaka guhura ubwo se babibwiwe n'iki ari bosi wawe yabwiwe n'iki ko ufite umusheri cyangwa uwo musheri yabwiwe n'iki ko ukorana na bosi wawe shamutu kuri kubyibaza nanjye niko byanshanze naraye mbyibazaho byanshanze akuzi kuri uwo mwana none se ubundi ubwiwe n'iki aho ukora se ntikorana n'abandi bakozi turakorana ariko nzi ko muri bara bose nta n'umwe ubundi se abandi bakozi ibyo ngibyo bakeka nta n'ubizi ariko okay barabizi bashari wanjye gusa ariko ntawe uzi ibyanjye na bosi wanjye ariko uzi kuri uwo mwana ntabwo uzi ibyanjye na bosi wowe ubwawe wirirwa umbwira ukuntu wirirwa widegenda muri biro kwa bosi wawe buri kantu kose akuzanira ntabwo uzi kubera iki ariko uzi ko abantu ni mwibanga ubu se ndi impumyi ku buryo uwo mukorana wese atabona ikijya mbere cyangwa amaso ari mu rukundo nk'ungukunda runaka yaberwa ko ngukunda hakuwajije ukareka kuba umwana nise muto bigenze ne bigenze ute bahuze nyine giye kwanga umutima wanjye nashaka kubahuza kandi umutima wanjye utanyemera kubahuza hakundi ubwo uri mu biki we narakubwiye ngo uriya mu boss wawe ntaga gukunda wumvise icyambere cyo gifitiye umugore wowe bahuze nibwo uzamenya n'ugukunda kose ke kara cyane basize isukari nyinshi cyane
munyihanganire ubwo butanzi gukosora. ariko se keza reka mbaza hari ikibazo ufite Nta kibazo najya ndi nakubwiye wabonye atari byo sinahindutse ni ukuri mwahindutse 100%. hari ikibazo ufite Aya nta kibazo afite. amafaranga urayabona uko ubishaka Yego ko ndi nayo kabisa. umva rero mubwire mwana ujya wegera mu nkono uduhage ubyibuhuza n'amabuno uzana ibintu byose wisiga amavuta ushaka umukobwa mwiza Ni ukuri ndabibashimira cyane pe. Bashimira uburyo mumfasha ubu ngubu nsigaye nisanzura hano nagize nko mu isanzure rugo. rwose ni mu rugo urumva ariko rero buriya mutoni ntabwo ubizi shamuto isi uriya mugabo nawe yahuritse uwuheze uwo bosi wawe bosi wanjye vani twaraganiriye ejo bundi ambwira ibibazo by'urugo rwe nsanga nanjye duhuje ibibazo ibibazo by'urugo rwe none ubwo niwe ugiye gutera mu bibazo biri mu rugo rwe oya nabonye dushobora gufatanya gutya gufatanya gutya uri umwana w'umukobwa nturagira urugo nturubaka ugiye kwishura mu rugo rw'abandi mugiye gukemura muzafatanya gute singaho mbwira uriya mugabo azi ubwenge gusa no ko umugore we munaniza cyane ikibazo azi ubwenge uri ikigoryi nuko se ndi ikigoryi gute niwe se wamuretse ugashaka umugabo wawe ko agukunda ngo ni umusaza mawe ese bose si abazaza bafite urukundo wese bafite sankunda ubibwira n'iki kwagukunda ariko mutubundi ko mbamo n'abagira ngo hari ikintu inzobe ni mpamvu uramenya igiki nkuhisha uwo mugabo wawe uwo mubosi simuzi ndarengana gusa urabona naguhisha iki wagira ngo hari ikintu nyine njyewe none se nimba nkigukinga kuki uje kungishira ariko ntacyo mba nkugira inama zubaka ushaka wabahuza ukareba ikijya mbere nta kibazo reka njye kubitekerezo ariko gusa ngiye ku bwanjye tumva wacu ariko se ubundi reka nkubaze ikibazo kimwe kuriya mu bosi mbizi neza ko agusohokana ahantu hose kandi ko yagusohokanye atavira mwaho umunsi uzisama wasandaye wanatwise ndetse n'uriya sheri wawe akakwanga uzazibandwa uzerekeza erega ndamukunda niyo namutwitira reka da byarangiza akakwanga oya ibyo kunya kandi ndi kukubwira ko nshobora kuba nahuza nawe ariko uzi ko umuhungu akubwira ngo ndagukunda afite ibyo agushakaho ubu rero uragenda ukamwiha wese ukamwereka imbere n'inyuma mbona ndagukunda yitavamo ndakwanze reka da bose niko baza bavuga wumvise ushaka wamenya ubwenge ugahereza urukundo umuntu ugukunda utarashaka ashaka kuba umugore we wa mbere undi ese ibibazo biri mu rugo rwiwe ngo ushaka kubikemura nimubura mukamubanye nawe uzamunana niko azagenda abwira izindi nkuru ugira ikibazo kandi Imana ijya ibaha umugisha cyane. ibintu uzanira akayiko ndebe ko nakongera nashyiramo ubuki kinihorere nashyiramo akayiko na bwa buki Nta kibazo. ibitungo bikakugoboka ni wowe ugiye kundinda ibyishimo byanjye nzagukoresha niwe uzarimbura umuryango w'umugabo bose ubashyire hasi meze neza nsigaye nisanzuye ese uzi urebe n'ubundi we